ni igikoma ndimo ndasangira n'umwana ngasangira n'umubyeyi umwana we ntagaranywa ndimo ndasangira n'umubyeyi kwiyondora ibikikara mu gihe mbere yo kubyara wari wakoze akazi kenshi cyane araho nabonye uvuga uti sinari nzi ko nzi gutera inda hari ahantu rega urumva hari ibintu umuntu aba yaranyuzemo ukumva yuko inda ahari wenda ziterwa n'abandi ambasade ntago ari Clarisse wangejejeyo ahubwo ninjye wamugejejeyo hari abadukurikiye bakunda guterwa akabariro oya ntibanyumve nabi listen to me hari n'abakunda gutera akabariro njye ntago natera akabariro mu byo kwishimisha ubwo ibintu byanjye byose ni inyungu na hariya nashakaga umwana wenda mubonye ubwo rero niyo nazajya ninyensebura rimwe mu mezi 5 ntabwo wakurakuje oya ntago ibintu ariko rero nawe ntukamenesha amabanga ayo ni amabanga yo mu buriri. Alright, reka tubasuhuze abakunzi ba Jalas official aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza cyane. Ngira ngo uyu munsi nazanye umugabo mukunda cyane muri benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, umugabo umwe mu bakoze indirimbo z'urukundo z'imitoma ikarebwa cyane, ngewe nawe cyane. Ira ndirimbo yawe na Clarisse Karasira isobanuye iki kuri Karabok'Imana? Hakuzi ko maje kwimura ngiye kuzimura intoboro y'umukandara, ngiye kuzimura intoboro kubyibushye. Oya maze igihe narabyaye, urumva narishimye cyane, none ndimo ndagira gutya nkumva agakandara kambanye. Nawe ubundi Karasira warumbaje ngo Karasira gute? Ibaje nira ndirimbo yawe na Karasira ivuze iki ku muziki wawe cyangwa ku buzima bwa Patrick Karabok'Imana? Ivuze ko ndi umuhanzi. Nibyo byonyine. Ha bindi mugira ibindi bintu mbaza ko ushaka kumbaza byinshi. Neko nawe ubundi iriya ni kuriya tu. Ko mbona wahindutse cyane uvuga uti ngiye kujya guhindura intoboro nukunanuka nyuma yo kubyara cyangwa nukubyibuha. Ntago nanganaga ntya abantu banzi baranzi. Nukuvuga ngo ubundi narambaraga umukandara nkabana neza nkageze inyuma. Uretse nkwereke wariko rekane kubyereka abantu. Umukandara ugeze inyuma hano. Ariko noneho hoya ubu noneho ndumva umukandara wagize wambanye cyane. Wambanye cyane kandi kuva bwacye ntago ndarya kubera kwirirwa mu bintu byinshi ndi mu magahunda menshi cyane. Ubwo rero guterwa ni igikoma. Ni igikoma ndimo ndasangira n'umwana ngasangira n'umubyeyi. Umwana we ntagaranywa ndimo ndasangira n'umubyeyi. Ugeragije Karabo unywa nk'igikoma kangaye ku munsi nk'umuntu uri mu rugo nyine uri kumwe hafi y'umubyeyi nk'umupapa nyine ukinywa kangahe iyo gihari? 3. Uri kwiyondora ibikikara mu gihe mbere yo kubyara wari wakoze akazi kenshi cyane. Araho nabonye uvuga uti sinari nzi ko nzi gutera inda. Hari ahantu rega urumva hari ibintu umuntu aba yaranyuzemo ukumva yuko inda ahari wenda ziterwa n'abandi, ariko nanjye ndatankumva kana kari muri inka nkavuga ni Imana shima. Wari waragerageje byaranze? Oya ntago nigeze ngerageza, ahubwo numvaga uburyo abantu bashaka kunkorera icyo bita discrimination, nkumva yuko nta nabyara. Ubwo rero nasanze ibintu ari sawa sawa. Nabonye video imwe kuri channel imwe ya YouTube yitwa 3D uri kumwe na Clarisse Karasira yaje kuguhemba, ari byiza cyane uvuga uti nabyaye umwana ariko ndabona adafite ubumuga bw'uruhu, uri kwishima n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Clarisse Karasira mbona ko nyine n'ubundi musa nk'abari close cyane, kukira muhanzi bimeze kuri nyine byihariye umubano wayo. Ntago mbona abandi bantu babahanzi wenda ubundi bucuti busa nk'ubwihariye hejuru ya Karabo mwagiranye. Clarisse akunda abantu. Iyo mvuze abantu rero ntutekereza abantu bagenda bafite umutwe n'amaguru n'amaboko. Hari abantu tubona bateye gutya ariko atari abantu. Afite igikamere cy'imbwa, kipusi, kinuza, nyine kisimba kiri aho ngaho tu. Abantu bafite ubumuntu mbese. We rero asanga abantu. Nukuvuga ngo nanjye ndi umuntu. Unyitegereje neza nyine tukaganira tukabana mu buzima bwa buri munsi. Ngiye ndi umuntu utishushanya. Oya, usibye wenda nibimba ndimo byo gutwika, ariko ngiyewe ndi umuntu abantu banzi neza baguha ubuhamya. Ndi umuntu ukunda abantu kandi ngiye ubundi simfurafura. Icyo mfite turasangira, icyo ufite nawe tugasangira. Nanga umuntu unzana ibintu by'ubucakura by'ubucabiranya kuba ufite nakubwira ngo gira icyo umarira nkabana uriyikoza hirya hino. Ngiye naba mfite ukaza umbwira mba nshaka nyine tube close wa mugani
dusangira kabisi nagaye tubumwe tureke kuryaryana. Abo bantu rero na Clarisse Karasira ari muri abo bantu kandi nawe abashaka abantu bafite imiterere nk'iyashaka. Nabonye yarakugejeje no muri ambassade. Ambassade ntago ari Clarisse wangejejeyo, ahubwo ninjye wamugejejeyo. Clarisse biriya bintu byabaye warabikurikiye? Biriya na ambassade y'Amerika yaje imira afasha abantu bafite ubumuga bw'uruhu ibahereza ibiribwa. Mvuga ngo Clarisse Karasira nitwe twamutumiye. Ni nawe wamuhesheje uko kazi? Nta nubwo ari ubwa mbere ahaje, ahubwo nuko ari bwo mwabibonye. Clarisse twatangiye gukorana mbere ataranaba n'umuhanzi. Ninjye wamujyanye muri association. We yahaje nyine nk'umuntu ushaka kujya korana na bari abantu bafite ubumuga bw'uruhu, ninjye yaciyeho. Akimara kuncaho rero tugenda dukwana gutyo, haba intuza umuhuro wa buri mwaka nawe tukamutumira. Nk'umuntu nyine bwa mbere nyine yakoraga kuri Flash, tukamutumira nk'umunyamakuru, biza kuvamo n'ubuhanzi, no mu buhanzi rero tugenda tumutumira. Ariko yahagiye kubera ko nanjye nabigenje neza tukagera nayo. Umubano wanyu numva usa nk'ahari uwa kera. Niwo watumye n'ubundi byoroha ko mwakorana Karabo ko ni nabyo mpamvu nakubwiye nti nimwe mu ndirimbo zawe cyangwa se mu ndirimbo urimo zamenyekanye cyane ku buryo wenda hari ikisobanuye ku muziki wa Karabok'Imana. Iriya ndirimbo ifite ikintu usobanuye kubera ko Clarisse tumwemera nk'umuntu w'umuhanzi w'umuhanga cyane. Mbere y'ibindi byose, mbere yo kuvuga ubustari, tumwemera nk'umuhanzi w'umuhanga, kandi ikindi tumwemera nk'umuntu uririmba ibintu bizima byubaka. Ikindi ni n'umustari. Uwo muntu rero gukorana nawe njye byanzamuriye izina. Ariko usibye yuko jewe mbere yuko tunakorana nari nsanzwe mfite icyo nakwita hari nka crew. Nari nsanzwe mfite abantu banjye bakundira umwimerere wanjye n'ibihangano nkora. Ahubwo bambaga inyuma, abandi bantu bakabona ndazamuka bakibaza Patrick akora iki kugira ngo akore biriya byose. Ariko Clarisse nawe yarari muri abo bantu basupporting ibikorwa byanjye ku ruhande, abantu batabizi. Rero ubwo byaje kumenyekanira cyane kuri iriya ndirimbo twakoranye, abantu bahita banamenya Karabok'Imana. Ariko n'ubundi nsanzwe nkora mfite public nini. Nsanzwe nitabira ibitaramo bigiye bitandukanye cyane mu ma eglise. Usanzwe uririmba mu nsengero? Naririmbagayo cyane, ariko ntago ndirimba mu nsengero honyine. Aho wantumira hose mba mfite indirimbo zijyanye naho hantumiye. Ndagira amatsiko yo kumenya imyizerere yawe kuko dukunda guhura n'ubundi mu buryo bw'igisani. Mu buryo bw'imyemerere ntabwo dukunda twari twahuza. Njye ubundi ndi umwadeperi. Umwadeperi utwika. Ndi umwadeperi utwika. Ubwo adeperi nayo kandi irabinkundira. Ntago bavuga ngo ko ntanywa inzoga se cyangwa nge mu buraya. Ubwo nabo bashatse kunkoma mu nkokora, nahava nkasengera handi. Kuko ntago aribo ndambirijeho, sibo mana. Bariya ntago aribo mana. Bariya sikamara, bariya ni ukugira ngo ugira aho ubarizwa. Ubwo bashatse kunkoma mu nkokora, umuntu yaza hano mu nkokora uzi umuntu agukubise nk'igiti, hano uhita wumva ubushahi. Niyo mpamvu rero bankubise mu nkokora, kuhava nitonze nkajya handi nta kintu byantwara. Ariko nabo ni inshuti ntago babinkora biriya. Bakubwiye bati indirimbo z'isi zireke, wahita wigendera. Kise bambwiye ngo bajye bampemba buri kwezi, nazireka nyine. Ariko bambwiye ngo nzireke kugira ngo mpagume nuko bajya bampemba buri kwezi. Undi se baba bampemba nabo bakoreye iki? Nabonye Max TV mugenzi wanjye Pizzo Kasiye yagusuye mu rugo rwose, ari ibintu byiza ubona biryoshye. Ubundi hariya mu rugo ba ni wawe bwite mu rugo cyane ahantu kodesha? Reka ni iwanjye. Ngiye hariya ni iwanjye, ngiye hubatse, nta nubwo rwego ngo naraguze inzu. Wari igihe ugura inzu ugasangamo imbere wenda bari baracukuyemo tuwarete. Urumva abana bazabyiniraho gutya bakabona intebe ameza y'ikirahure yirenzemo hasi akagwa nko muri metero 200. Urukumbwira uti ngewe nakoze ninjye nasije kira kibanza. Ninjye washijije hariya ndubaka, uzanansure mu rugo. Nta kibazo. Mu byo nabonaga rero n'ubundi mpamvu nkomoje mu rugo ndi kugira ngo mpinjire cyane, nihe karibu nubwo tutariyo. Nabonye uvuga uti madamu wanjye ni sawa, mukunda kugaragara mu buryo bw'urukundo cyane no ku kamera mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Ariko uravuga uti ikintu kijyanye no gutera akabariro. Gutera akabariro ntubikunda Jara?
gutera akabariro we ntubikunda vugisha umuzima wese menya bikunda n'umuntu ukurikiye TV aha bose bakunda gutera akabariro no guterwa akabariro nitukaje tuvuga ngo gutera hari ugutera akabariro no guterwa akabariro uvuga ngo hari abadukurikiye bakunda guterwa akabariro oya nimanyumve nabi listen to me hari n'abakunda gutera akabariro kandi ntibikuraho ko ari abantu basobanutse ukaba mu bakunda gutera oya ngewe ibyangiye biri secret ariko numvise rero uri kuvuga indimi cyane menya muri no minsi ari nyinshi nuvuga ngo nubundi impamvu ntakunda kuzivuga aba ari ukugira ngo ntwiki ariko ubu ngubu ndimo ndabona gutwika ndimo ndatwika bikemera nta mpamvu yo kushaka gutwikisha ibintu bidashinga ngo nukuvuga ibintu bikakaye oya ndimo ndatwika ndimo ndavuga ibisanzwe ko ubu twaratwitse ibintu byaremeye bisa nk'iyo umuntu amaze kubyara basa nk'uruhutse ku buryo nyine hari tundi tugahunda yahita asubiramo iby'umuziki byo bimeze bite umuziki biragenda ubu ndimo ndapanga ndi muri studio kwa Bob Pro Bob indirimbo ya mbere ahantu RTV yaje kunsura mu rugo sibari babonye indirimbo ne nakoreye kwa Bob nayihaye n'amashusho ya danje kwa Bob urega buri atuzeranya akirangiza amashuri ataragira studio yagikora hari yakwanikora urumva nuvuga ngo Bob n'umukapo wanje n'umuntu wanje wa bugufi niyo ntafite amafaranga yambwira ati we ngwino uko ruzabunyishyura ntaribi Karabok'Imana ko numva ugiye ibintu byinshi bigutwara amafaranga ari ibyo byo kubaka ari ibyo byo gukora umuziki urumva uravuga uti ngewe kuva kuri indirimbo yanjye ya mbere ishusho rigomba kuba rityaye ubundi usanga ukora iki kitari umuziki nyine gituma kikwinjiriza ngende tutaravo ndi umukomisiyoneri w'amazu hari n'umuntu ufite nk'akamodoka kambwira ati genda ushakira umukira nkahita ngena hamushaka ndi umukomisiyoneri w'amazu ibibanza ikindi nkora uyu muziki mu buryo buri professionnel ikindi hari n'imiryango mbarizwamo nkoramo nkahembwa buri kwezi urumva rero ntago navuga ngo nago muri rusange ndi umuntu nyine ukora ibintu bigiye bitandukanye ahubwo abantu bashaka amazu ibibanza byiza kandi byiza kabisa ku mafaranga make umpamagare kuri 0 umva nibicamo nzakugurira Jalas urumva ni 078 688 55 7 mujye no kuri channel yanjye yitwa Karabok'Imana TV mukore subscribe muranakuraho nizo nimero y'ubukomisiyoneri kabisa n'abari hanze hari nk'ubu hari umama maze ndangiye inzu aba muri hehera mbari muri Belgique namurangiye inzu ayohereza abandi bantu biwabo baraza mbahereze bo mu Rwanda nyine ampuza nabo ndagenda mbereka inzu barayigura banampemba amafaranga menshi ari n'igihe bankiremyaga bakambwira bati uri n'umuhanzi kuba uri umuhanzi ukora n'akazi k'ubukomisiyoneri tugomba kudabagiza ukagira amafaranga ugatera imbere mu minsi iri imbere abantu niba batungwa nibabona mfite ikimodoka gikaze ntabwo nyine abantu bakina karika ko bivuga barakaye anyway hanyuma Patrick uravuze uti ndi umututrava akazi kose ubu wagakora cyane ndakora ngewe nanashikoye na toilette ibyo mbivaho ninjira mu muziki umva ibintu izi haso z'abahanzi zose naziciyemo ariko nge nagiye mbibonamo n'amafaranga nagiye ngira amahirwe wenda bikamvuna ariko nageraho nsarurira nkayabona pe filime wayikina ubuse hari movie yagiye hanze yitwa ku Karubanda ndimo ndayikinamo ndi kumwe nabanike bo muri Stimed ariko ko naje ngiye nakubwiye ngiye mva nkubwire Jalas si wabonye abahanzi hano mu Rwanda ninjye muntu ugiye kuyobora abahanzi bose umva true story nugira abandi bantu mbwira nigiye ugiye kubagenda imbere bo baraza inyuma bari imbere meze nka body nimba sobanureho dusoza uburyo ugiye kubigenza hari ibyo byose ari ibanga ufite mu mutima uri gutekereza ufite ugiye gukoresha nukuvuga ngo ngiyewe abantu ntago bari banzi Clarisse agira gutya imfura y'u Rwanda arambwira ati ngwino dukora indirimbo umuzigo bugiye hanze ubwo bambonye rero ngiye gukora ukuzi bano ba Icon bano bahanzi bagiye bamamara ba Chris Brown ninjye muhanzi w'umunyarwanda mugiye kujya mubona mugahita muvuga muti Imana ishimwe kuba mu Rwanda natwe dufite umustar ninjye muntu ugiye kwenjoyinga ubustari bwo mu Rwanda namwe mukabikunda seriye Karabok'Imana mwikebo nziza itabonana Karabok'Imana Imana izagufasha ibyo bintu nubigeraho nkagutumira uri mwikebo nziza itabonana nanjye nzaba ndi proud yonyine se ko ngiye nzubaka n'ibintu birenze n'ama etage ngiye n'abano bahanzi benshi nzanabafasha
nzabafasha ngiye nzaba umuntu ukomeye cyane byatari kandi n'abantu benshi banzi barabizi barazi ko nkora cyane uzansure no mu rugo mana ushimwe nyagora Karabok'Imana niki kiryoha mu gutera inda ngiye sindayitera bana ibintu danyo byo kwinyesura ibintu kuko yewe ibintu ngiye rero sinjya mbi hano ugize isoni se ugize isoni oya na madame arabizi ngiye buriya reka nkubwire enda tuganire nk'abantu mikoro itariho urangiye hari n'igihe ashobora gushira amezi abiri ariko ibyo bintu nta namubwiye ngo gutya na gutya kareka oya madame se nanatekereza ibindi avuga ati umuvandimwe ubu ntashobora kuba yari kuri yigenje hanze aransi nawe nagize amahirwe nsangana umuntu witonze uko numva uri febure Karabok'Imana amezi abiri umuntu umureba gutyo gusa ntago rwanga ngo ndi febure ngewe hari ibintu abantu benshi bashyira imbere ngiye sibyo nkiri imbere icyambere se suko mbonamo umusaruro umwana se namubonye niyo watera rimo nge nago natera akabariro mu byo kwishimisha ubwo ibintu byanjye byose ni inyungu na hariya nashakaga umwana wenda mubonye ubwo rero niyo nazajya ninyensebura rimwe mu mezi 5 nta rwo wakurakuje oya nago na ibintu ariko rero nawe ntukamenesha amabanga ayo ni amabanga yo mu buriri nenzi kugiye kuyamena ayo ni amabanga yo mu buriri ni bantuza bajya bayavuga ba Vestine ndabona akabeho katameze neza ari kenshi kandi n'amasaha ari kugenda icyanyuma na nyuma urambwiye uti ndi gukora ngiye rwose n'ibintu byanjye muraza kubibona vuba ati ndaza kuyobora umuziki nyarwanda vuba bidatinze turabikwifuriza rwose ko byaba byiza kurushaho bigenze gutyo kuko buri wese afite kugera ku iterambere runaka n'icyo usaba abanyarwanda icyo nsaba abanyarwanda nuko bankunda bareke gukomeza gukurikira abantu babapfushiriza ubusa amarangamutima nibankunde kuko nge nifitemo ibintu byinshi nzabashimisha nzabaha imiziki myiza nzakorana amakorabo n'ibyamamare kandi izo korabo zizamenyekana ku isi ikindi cya kabiri ndafasha nkunda abantu nibamenyekanisha nkahura n'umwana we wamenyekanishije nawe nzamufasha ngewe amafaranga yanjye icyo mba nshaka nuko bayampa nanjye nkayatanga akamvaho nkakorera ndi sibyo rero mureke bamfashe ngiye nkora ibikwiriye mu muziki ibyabuze mu muziki mbigarure tugirana urukundo nk'ubu reka nkubwire Jara nk'ubu ngubu tuya tuvuga ngo itangazamakuru mu Rwanda abantu bakaridisikasingaho cyane cyane nko kuri bano banyamakuru bakora ibintu bya showbiz ngize amahirwe nkanazamuka najya ntumira abanyamakuru bose bano bakasiye nkatumira ba Jalas nkatumira abanyamakuru bose nkabajyana ahantu buri umwe nkamugaburira nkanamuhereza envelope utanga ruswa apana ntabwo ari ruswa ni kandi nabikora n'itangazamakuru rihari n'abayobozi nkabatumira byaba ari uburyo buri official uburyo nako bwiza bwo kugira ngo nerekane ko ibi bintu dukora n'abadufasha kugira ngo tubigereho tukwiye kubaha agaciro kuko ngewe nasamuwe n'itangazamakuru rero sinumva uburyo umuhanzi agenda akanifunga ku umunyamakuru yaza ari nk'ubu uri muramuha interview wamubaza ngo none se ngo ugiye mane ngo ukagira ngo ari mu cyumbi wawe cyangwa ukagira ngo ari kwande uraza kwifunga ku bantu bakuzamuye bakaguhereza ayo mamodoka ugezemo niyo mpamvu ngewe ndashaka abanyamakuru mu nyumve mu mbi nyuma nibimara kugafata izina ry'Imana uwo nzacura azamenye ko ndi umurwayi wo mu mutwe yakareka Karabok'Imana reka gushimire rero kubera ko mbona ikirere kitameze neza kugira ngo nawe unatahe harya siza ruguriyo rusini iyo ngiyo urumva ntago ari hafi tukwifurize kugira ibihe byiza kandi usubireho nta mahwa urakoze cyane urakoze kabisa mahwa abayuza asubire warese covid banze ivemo ari asa nahibaye oya wagira ngo se wapfa kubyara umwana nta kintu umuha asante Karabo asante sana